aho rero ni ku mikorere mishya ndetse na shampiyona yacu ya Rwanda Premier League mu biganiro rwose byo kurangiza deal no gukorana na Bank of Kigali kazaba umuterankunga mukuru wa shampiyona y'u Rwanda ariko noneho n'amakipe akomeye hano mu Rwanda akabyungukiramo ndavuga APR ndavuga Rayon Sport zose zikabona amafaranga gukomera kwazo egare gukomera kwa shampiyona egare kwakomera mu guhatana ariko akantu nge nifuje azamu tuyihaye ikaze muri shampiyona y'u Rwanda ariko StarTime yari ifite shampiyona bayiha igikombe cy'amahoro na deuxième division kiracaye kuko urumva nk'ubu nabyutse nyemba za Ferwafa mufite broadcasting partner werekana igikombe cy'amahoro ese nta n'udufanzi mufite ku buryo mwakodesha nka V4 ikakerekana nko kuri YouTube urumva ntiwemerera aba influencer ngo bakerekane kuri YouTube sibyo ntiwemerera aba YouTubers ngo bakerekane kuri YouTube kandi nta televiziyo ufite yo kukerekana nese byo bimaze ntabwo wafata nibura V4 mukajyana amasezerano ukabaha igikombe cy'amahoro aho bigeze bakakibroadcastinga mukagira amafaranga mubaha StarTime urwego rwabo twabonye bafata igikombe cy'amahoro bafata irushanwa ry'ubutwari bafate na deuxième division aho nibura claim ntizaba nyinshi ariko elite ikaze kuri AZAM TV mu Rwagasabo kuko njya bambwiye ko deal rwose ngo bamaze gukonsilita abasanzwe berekana shampiyona babwira ko nabo bananiwe biguye kugeza ubu donc ngo ntabwo reka ngo nk'urugero kare ngo icyo bababwiye ngo abakora production icyo babwiye Rwanda Premier League ngo barabaje se kuki mushobora guhitamo kwerekana urugero nka match ya AS Kigali na Gicumbi hano Kigali kandi APR wenda cyangwa rero yagiye gukina na Etincelle Rubavu baravuga ngo match zabereye i Kigali production yatworera kuko ntidutanga mission ku bakozi bagiye muri production kandi kujya bakoseye nka miliyoni 6 ku rugendo rumwe one go ubundi production cost azamu niyo mpamvu dufasha mu Rwanda kati natwe ntiducuruza weruka mu Rwanda production cost kuri match imwe yabajwaga miliyoni 15 kuri match rero StarTime yo rero urwego rwayo baravuga ngo natwe ntiducuruza bingana nuko twashora ngo tugihuye ejo tujye Rubavu ntabwo bihura ubucuruzi ntibihura kuko na experience afite mu kwerekana imipira sibyo na mashene yabo akomeye ntiyerekana English Premier League bivuze ngo mu bucuruzi bw'umupira ntabwo abantu baremereye cyane azamira barusha cyane twari bungiye ari hano nta nubwo azamu burya ishora menshi kugira ngo yunguke oya n'abagura dekoderi zayo n'abishyura ni bakeya azamu ifite uruganda hano babikora nk'ubwasi ngo nibya kazu na advance zica muri match ni nk'inyongera azamu oya na advance zica mu ubona nyine bacisha mu bicuruzwa byabo icyambere barashaka kwiyamamaza bakamenyekana bakiyamamaza umwongereza wayoboraga AZAM TV niyo tageti yarawe tugomba kuba turi mu Rwanda turi Bugande mu bihugu duturanye byose ariko AZAM ifite uruganda runini hano rukora ifarini n'ibyo kunywa niki ibicuruzwa n'ibikorerwa Dar es Salaam nabyo barabezana hano ibyo rero nabyo barabibara baravuga ati se abantu batuguri mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bacuruza cyane ifarini na amadepo yabo ari imwe iva hano banajyana rimwe na rimwe no muri Kongo meruka bajyanayo ariko nk'abanyarwanda bagura ifarini cyane batugurira ese bibaye ko AZAM TV yakorera byo bidutwaye iki kuko AZAM ni company ikomeye cyane n'abakiri bafite amafaranga cyane harimo no kwiyamamaza rero kuvuga ngo baze hano mu Rwanda bakore kandi bakore neza ni icyo kimwe muri byo ariko ari ukubaranga amafaranga binjiza ku madekoderi no kwishyura abo yani make ariko mu rwego rwo kwamamaza izina ryabo niyo mpamvu bari hano mu Rwanda kandi nayo mpamvu bashobora kugaruka hano StarTime rero twabivuze ko ntabwo ikora neza rwose ifatanyije na RPL tuvuga ngo match registrwa muri Yaje match ivuyeho match nayiho match ntabwo AZAM ibyo bintu twabimenyereye ba Romario wabaga ubizi ko niba rero bukine Rusizi urabizi ko ari mu nzira bajya Rusizi niba rero APR yakinye Rubavu barava Rusizi bajya Rubavu nta mpamvu yose yari hari ivuga ngo AZAM ntibari biye kwerekana match mu ntara urebe ko AZAM yagenda ntabwo rwose twabonye uburyo bureba match ko bikwiye Ferwafa itanga igisubizo cy'uko abantu bagomba kureba igikombe cy'amahoro
hari match ya APR na Kiyovu N'uyu match munsi ikomeye nyine hari na returu hari returu hari match ya Polisi na Gicumbi hari na returu hari Iza quart de Rayon finale Sports. zaba ikomeye cyane kimwe cya kane kirangiza kizaba gikomeye cyane no ngo uyu munsi match ntabwo abantu babone Kiyovu ntibabibone se utari bujye kuri stade ntabwo profile rwa yakwa rocketinga fans nyaba rishaka uburyo ba streaminga match kuri YouTube kandi harya bajyaga Nese irushanwa ry'ubutwari ntibyaciyeho YouTube yabo irushanwa ry'ubutwari ntabwo ryatambutse live kuri YouTube ryatambutse se Abanyarwanda bose StarTime bajya niva kuri muri stade shampiyona ntabwo bakunda. hari amarushanwa dufite ari ku rwego rwabo bashobora gufata ibikombe bashobora gufata caps zitabavuna kuko inyinshi urumva ziza mu mezi make ntabwo izo make ziza mu mwaka wose ziza mu mezi make zikarangira nibura bikaba savinga ayo mafaranga bajyana mu ntara buri munsi bagafata aya marushanwa none nk'imikino ikomeye myinshi igikombe cy'amahoro ibera i Kigali sibyo ibera i Kigali kandi iza mu mezi make n'amezi 3-4 bikaba birarangiye ngeregereza ko wakwifatira amarushanwa matoya ibintu bikagenda neza tukareba yose buriya hari televiziyo yerekana deuxième division Tanzania imeze nanjye uba imeze nka StarTime zoya ariko ni televiziyo mu gihugu yafashe deuxième division yerekana match zayo live buriya StarTime nayo ishatse yajya deuxième division hano StarTime n'ikiciro cya mbere byaranze igihe deuxième division yagibereka ibi bintu tuvuga twebwe deuxième division burya nta byinshi bisabwa upfa kuba match wayerekanye yaciye ntakeneye ubusesenguzi ntiyakeneye pfa kuba match yaciye abantu bakabona image ibi twabonaga mu cyiciro cya mbere muri Premier League bigiye deuxième division ntakurekana kandi na AZAM nayo yarabibonye ikintu cyitwa shampiyona StarTime yacuruje amadekoderi menshi cyane abantu bajya muri stade ari benshi niyo igihugu gitoye na miliyoni 12 bashobora kujya kuri stade ni click y'abatarenze 300 Lores siko bimeze cyane abandi bose bagomba kurebera kuri televiziyo 300 ndavuga 300 click abazutse ni nk'icumi ibihumbi abajya kuri stade ku mukino umwe ni barenga 10,000 ndavuga abareba shampiyona y'u Rwanda ejo bundi imibare ya Rwanda Premier League yavuze ko harebye abantu bangaye kuri stade kunzi ko bayisohoye kuyihe match ngo abantu barebye imikino y'umwaka ushize oya ahubwo bavugaga ko abaza kuri stade bagabanyijseho kurgerwa 58%. abaza bose abantu bari umupira abajya kuri stade ntibageze no ku 10%. abenshi barebera kuri televiziyo nuvuga ngo ubaye kazungu rero kureba igice cya mbere ngo match irabuze ikiza cya AZAM rikari AZAM ifite uruganda hano i Kigali AZAM ifite ama energy drinks AZAM ifite ama juice AZAM ifite ubwoko bwinshi bw'ifarini AZAM ifite amabiswi AZAM ifite ibintu byose AZAM ubwayo ije igafata shampiyona byo kazungu avuga ntabwo babashaka wenda kugaruza amafaranga bashora umupira ariko bafata iyo platform bakiyamamarizaho ibintu byabo ujya kubona uzabona ugibona hatambutsemo AZAM amafu yabo amafarini yabo ubona hatambutsemo ama energy drinks n'ibintu byabo bivuze ngo ubwo bifite isoko rigari ku buryo niyo baguze shampiyona y'u Rwanda baraguha visibility y'ibintu byabo bacuza hano i Kigali mu Rwanda hose bimenyekane mbona ntabwo baguye ibyo kwamaza barabifite ntabwo bazajya guhendahenda abandi bantu ngo muze mwamaze nyamuneka ngo tubone fans no ubu bafite ibyo kwamaza barabyifitiye ubwabo bafite produit nta kibazo urumva rero ibintu urumva ataruca abantu ubejo nuzatse ngo wahamagaye ngo ntabwo bigihamagara amatelefone muri iyi minsi ku gihe cyane rwose nyakubahwa minisitiri kuri neri nana bimenyekane mbona ntabwo baguye ibyo kwamaza barabifite ntabwo bazajya bafite ibyo kwamaza barabyifitiye ubwabo bafite produit nta kibazo urumva rero ibintu urumva ataruca abantu ubejo nuzajya kumva ngo sinzi umuntu wabyitambitse ngo wahamagaye ngo ntabwo bigihamagara amatelefone muri iyi minsi ku gihe cyane rwose nyakubahwa minisitiri kuri neri nana ni igishyitsi rwose hari telefone zidahamagara ni nacyo kintu twabuze muri minisipoti twabuze umuntu nka neri minisitiri nejo umenya ikibazo gihari ifoto ye yagiye gusura inka mu Bigogwe ni igishyitsi nziza cyane ni igishyitsi yahaye ejo magnifique ntiyayishyira ariko mandate yahawe na his excellency nkuko bivugwa no sport kuyigira business kuyigira ubucuruzi none se kugeza uwo minisitiri rwose hari imyumvire twari dufite dukomeje kuyigenderaho nka Bayern Munich y'iwacu nka APR nayo igomba guhinduka ikajya muri iyo myumvire ikaba ikipe igomba kugurwa
APR kuva mbere kose ntabwo yabuze amafaranga nyine ariko ni imyumvire niyo mpamvu navuze ni Kiyovu yakaba irimo aho ngaho mu byo numva nayo ikeneye ayiyongera ariko irayafite igasimbura APR se oya APR nayo chairman wayo aheruka kuvuga ko rwose mu nshingano za APR harimo no kwinjiza amafaranga ashobora kuba ariko siko ibyo bije vuba uko mbere n'abayobozi bavuga ko ngo ntibashaka nyenyeri ikipe imereye neza nta bufana basaba inkunga donc ukabona ibintu by'ubucuruzi ntabwo babirimo ariko urabona ko yakangutse ubu barabizi ko niba ubona ukoresha miliyari 2 ku mwaka ukaza ugakubita Rayon Sport na Musanze na Gicumbi urabizi ko kugira ngo uzipime kuri za Hilal na za Pyramide ukeneye miliyari 10 ku mwaka miliyari 8 ku mwaka urabizi ko Minadef ntizigera guha miliyari 10 ntabwo yaziguha pe kugira ngo ruzabe ikigugu muri Afurika ni uko ikora ubucuruzi nta kigo cya leta cyaguha amafaranga muri Afurika rero bagomba gucuruza biri n'ubu wabitangira nawe mbona kuri website yabo no ku masocial media yabo ejo ku munsi bashyize amavideo y'abaruboneka bari kwamazira company y'ubucuruzi zige bakorana yitwa F&Y yabaje muri Reyo niyo baronshinze i Kigali F&Y ntabwo biziko bwa Jean Fidel bategura za Rayon Day n'ibindi F&Y ni Rayon Sport yaronshinze bwa mbere hano i Kigali rwose bakoranye na Rayon Sport bwa mbere aya mashati wa Patrick namenye bambaraga ntabwo yazi y'umweru afite udukora tumeze gutya F&Y yakoranye na Rayon Sport bwa mbere yayimisa nizimye yaje muri APR bagomba guhindura imyumvire abafatanye bikorwa bakajya wiza Beka Insurance zikaza zikajya ku mipira ni wavugaga Rone Ramona Minister Karenzi yagiye kuruhuka hariya mu bigogo yasuye inyambo bigogwe ngo hasigara inyambo nyinshi cyane rwose inyambo nazo zarahageze ubonye ukuntu hasa neza ubukerarugendo bushingiye ku nka ngira ngo ni muri za Switzerland wakaregera ariko wakaregera nabonye barimo gusangira ikigori cyokeje kuri video rwose yakaregera bisa neza basangira ikigori rwose kibisi cyokeje wowe witegeye imisozi reba akotsi kabatabaza Noruchaba nziza cyane ya minister rwose minister nakomeza ateza imbere umupira tuzanye imishinga akimasisi mwarazigiraga nkaziriye teyimasisi n'uyu munsi ariko uyu munsi zibayo cyane nibyo rero imisozi y'Imasisi ugira ngo itandukanye niyo mu bigogwe ku bwiza birasa n'ikirere kimwe umuntu yabishimira ababirimo cyane cyane ko Shema na Mukazayire kuri minisitiri yavuye muri Rwanda Convention Bureau aza nk'uko bivugwa na His Excellency yarabivuze ko umupira ugomba kuba business ugomba kujya mu mujyi wa business ni naho umupira uzashingira ukomera ntibazakubeshye banza ushore biranashoboka ko utahita wunguka ubu ariko wiha imyaka 5 umenye ngo nyuma y'imyaka 5 abantu bazaba bamenyereye abantu bazaba ibyamamazwa bagura cyane so ni inkuru nziza iramutse ibayimamo ariko sinibaza ko Beka yafata abakozi bayo nabonyemo ba Thabiti nabonyemo n'abandi Thabiti bajyanye kujya Tanzania igitangazamakuru muri Beka kujya Tanzania nuko bafite gahunda rwose ifatira kujya kunoza gusa bagashyira ibintu ku murongo ubundi bakaza basinya bagiye Thabiti n'umwana wigoma w'igiswahili bagomba gushyiramo amafaranga ubundi yari broadcaster ushaka kumbwira official shinzwe ibijyanye no gusakaza amashusho kuri match ya Champions League kuri Stade Amahoro nani maze igihe Thabiti ntamubona Thabiti buriya n'umwana w'igoma bambwiye ko ari yavukiye ubu igiswahili ntabwo kimugoye Tanzania nzi ko ari Rubavu reka hanyira ko ndakubona Rubavu cyane nkajya ngo Yamani niwe wambwiye ndumva ntibeshye niba ari Nsinzi umuntu w'Rubavu niwe wambwiye ati Thabiti n'umwana wavukiye igoma akurira Rubavu Rubavu na Goma rero no gutembererayo biroroshye bitandukanye na ngewe aho na postinze amakuru ajyanye n'izi partnerships za BK na Rwanda Premier League urugendo rwo kujya kwiga uko bikorwa handi ndetse na nigaruka rya AZAM TV muri Rwanda Premier League feedback nabonye yuko abantu babyishimiye it's unbelievable abantu bari bakumbuye AZAM bakumbuye kureba umupira usa neza abantu bari bakumbuye kureba shampiyona imwe amafaranga ifite umupartner ifite izina naming rights
ziguzwa amafaranga meza reka ni ikigo gihora cyunguka ni ikigo udatekereza ko ejo kiri bukene ngo kikubwire ngo twakenye dusese icyo bakora they progress you progress with them agatambwe batera muragaterana nta nubwo ari agatambwe kuri beka ni ibitambwe ibintu by'ibitambwe bingana kongera n'amafaranga sibyo mvuga se nyine intambwe uko batangaza ngo twungutse aya mu mwaka uko progress irimo mu myaka 3 bakavugurura bakongeraho aba nibo bazazamuka n'iyongeraho rero fan base y'umupira w'amaguru mu Rwanda kuko nka basket abakiriya ba beka urumva biza boostinga cyangwa nka basket amafaranga bashyizemo ejo bundi nabuze mbona wibahoze muri APL ejo bundi sinya ugire ya basket Diara uzanageze Diara se nari muri G-League cyangwa ari muri iyo bita Virtus Bologna itwara champion mu gihugu cy'Ubutaliyani ari gukina za Euro League kandi ejo bundi yari mu Rwanda kina champion cyane bashyizemo amafaranga babona karite z'abakinnyi bakomeye cyane baperi kuzana umukinnyi ugikeneye gukina Euro League nka Champions League abantu wenda batabyumva neza ni nka Champions League ikipe arimo yatwaye champion y'Ubutaliyani ariko umva ni umuntu aperi iri kuzana ibiri ku rwego rwo kuzana agakina muri champion y'u Rwanda ari nta mafaranga bashyizemo so no mu mupira rero baramutse babonye noneho by'umwihariko iyo fan base mureyo yatsinze bamuhaye miliyoni 500 Jayruti yamuhaye miliyari hariya ni miliyari muhawe cyane 800 nawe Jayruti Jayruti ni miliyari kumbe 700 by'idolari miliyari y'amanyarwanda score yashyizemo nkayo score yateretsemo aho score ariko ngo iravamo aya nta siporo kwitanga make amakuru avuga ko ubwino buvuga ko nyuma yo gusinya na Jayruti Skoro yumvaga ko igomba kuba ari nk'aka MOU yumvaga ko umupati nawe ujya gusinya na Rayon munini Skoro bagomba kujyana muri iyo protocole bakabigiramo uruhare bakaganira nabo bakamenya uburyo ba sharing visibility Skoro nta consultation yigeze ikorerwa Skoro amakuru avuga ko kandi ariko muri iyo bigenda Skoro usanzwe muri Rayon twivuga ngo bibaha handi muri Rayon niko bigenda ubundi muri Rayon yari tired kujya kuvugana n'undi mupatina agomba kubanza kubaza Skoro nibibyemera ikabikonsanta ikabigiraho ijambo nk'umupatina mukuru